umukobwa yaza kunsura ngo mwirukane nese na mushiki wawe naza kunsura uzazivuze ngo ndi kumwe n'indaya icyo ni ikibazo ese nubwo yaba indaya ije kunsura wowe ibyo birakureba ushaka igisoro kimeze gute kizaguhoza nk'amarira njyewe rero reka mbabwire navutse ndi umukene nkora ndi umukene n'umuntu acyari umukene umukene wape kabisa kwera wambaye ubusa reka nubwo ari umugore umeze gute ko hari umukobwa yambwiye ati ngewe kuryama ugomba gukuramo imyenda yose tugakuramo imyenda yose ngo mbese ngo umubiri wawe ngo ntabwo nguri proud bangura proud niki ryama dukora akazi uheruka kuryamana n'umukunzi wawe byari wowe Fritz ndi kuryamana njye bingezeho gute ndetse nkaguma niyicarira ndyamije njyana none se yaka koko ntabwo byara kubiki bariko tukabyarana kubiki ntabwo nakubomora se ngo nukuri ntabwo ushaka ngo mbyara kubera abantu bambwiye ngo muzampomora niwe nani nzovuga urabona nose bwo ari yakana nduvu wabomoza arabona nzovu shaka napfa kubomoza wowe nzovu wese ntabwo yakubomora Kasongo ndafunze 40 turi mu burenge nawe ngombo nawe wo Sati muri sati kora kiri iminota 40 cyeka nje kupura muteretse ubwo bwanwa mwabaye basumayeri muri ba Habibu mupante kote n'ubwanwa gute murarakaye ngaho ngo ni 040 ngiyi miheto y'ubwanwa hangaha niko ye Imana ikora hawo ndi mugira ngo ijuru rijyama amasarigoma barakuraje ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamubasha hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo kabasha utuguru ibyo bitangwa ari mu icupa urajya mu icupa urwarwa uri byeri mu rupante koti yambara icupa nkande wabaye mitsingi ryari umugabo yatorotse gereza saa 9 z'amanywa ibinyamakuru byose biravuga biti umufungwa witwa Dodosi cyatoroka n'ibinyamakuru bishyiraho arataha bageze mu rugo nka saa 9 z'ijoro umugore akimukubita amaso akumubwira ati baragufata isi yose yakumenye ko kunda guhisha he hano ati niko mbwira waruriye ko amakuru yavuze ko watorotse saa 9 ukavuga ngo saa 9 waruri samanya undati yatarasobanura ati ndakuzi ngo waruri muri za ndaya zawe nta nubwo yatekereje ko umuntu yishayishaga ngo aze kugera mu rukumva uwo mugore akugiriye inama uwo wabwira umugore watorotse ntabwo yavuze ko watorotse saa 9 niwona na rutatu akaje kuva kuri gereza ugera iwacu nta minota 10 ugeze hanyuma na saa 5 uvuye muri za ndaya uwo mugore nagira inama undi mugore wubatse nawe ko yubatse azamuhiye ahoze umugabo ku nkeke kuri urwo rwego mu Ruhango aho umugabo yishe inzoka arayotsa arayirya mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda humvikanye inkuru idasanzwe y'umugabo witwa Ntawumenya umunsi François wishe inzoka maze aho kuyijugunya arayotsa arayirya ibi byatangaje benshi mu baturage baho bamwe babifata nk'ibisanzwe mu gihe abandi babibonye nk'ibidahuje n'umuco nyarwanda ngewe amafaranga atanze menshi ni 10,000 ntago meze nka yakutanga 2,000 ibikioya 10 nge nari tanze umwana nari muvanye hehe hano i Remera bahita muri agence papa yari umwana uvuye mu giturage ndabwene kanange ndiye umubebi n'umwe kanange ndiye umubebi n'umwe kanange ndiye umubebi n'umwe 10 namukubise 10 mfata roge ya 4 14 mfata mugurira agafanta nanjye nigurira inzoga mbese byahwanye na veni ariko we yabaze ntiyarenza 3 ejo ko nambaye ikariso yawe gahita ikabitankoza no kumubiri yipfundikaza
ngo yipfundi pfunda ku ikariso siribagaho n'amafaranga naguhawe cyagiye bose bari kuvangakira ngo tugure akantu igiceri cy'ijana y'amaye igiceri cy'ijana y'amaye uri kwikiza nawe ugaragaza kuri momo ngiye kugura ikibiriti nakiguze turagicanisha iwacu ngewe niyo mfite kano gatelefone gatoya akamemori kadi ikintu mbanza gushyira kuri memori kadi njya hariya kumurikiraho porono zose nyinshi cyane kazinshyira ku murongo ubwo ikibazo cyo kujya gutereta bwo kiba gikemutse gikemukira aho ngaho kuri izo videwo yaka kuki abagore muba mushaka kuturoza muri hindukira hano hindukira nibyo siko kazi kawe kandi urete nawe nakuri turisuka mu bwonko ngo ki nabyo ngo uje kureba warinyatse wahinze uje kubura gukinira hepfo arakina mu bihuzi mu nshokoro se kere wambabarira koko wambabarira wa mukobwa nawe utangashurira umutima wambabarira wa mukobwa kere mbese bino n'ubu nimba umuntu akubwira ngo uja kwicara iriya jujura areba uja kwicara munsi basesekamo igitenge oya ntawe cyemye gica hejuru ngwino tugenda nikozemo ntavuze ndamwiciye none reka tubivuge ukuntu bivugika ni gute umukobwa ufite inzara zireshya gutya yikorera isuku hariya hasi hasi avuga nyine kuko aryo oya si ngombwa nyine abantu bahita babyumva okay nese mvuga ku mano mu mano wowe ntabwo ari ibintu byatari nese ni ngombwa ngo nibikoze isuku ugende ego ntabwo niyo mpamvu wamuga nawe n'agasugi umunsi umwe agasugi agakobwa nyine keza ariko karanga n'isoma akanimero kawe ndavuga ati none ibi ni ibiki ndiruka n'isoma akanimero kawe Faburi hari ukuntu umuntu aguha nabi ugasanga wenda ari kubumva amaguru ariko uriwe kuya amaguru neza nanjye ngira vuba umutekamutwe wa MTN arampamagaye alo Uwasura twumva neza ego nitwo Uwase Vanessa yego Uwase Vanessa uhamagawe no kuri MTN ku gikorwa tumaze iminsi 3 turimo aho turimo kugenzura amasomo kadagiye yanditse ku maranga mu nzu yanyu yego tugufashe tugufungure ndi kumwe na yewe ye karame mama mfasha ngwino muvuganire n'abantu hano batamfungira simuka mwiriwe yego mwiriwe neza yego ni kuri MTN twari tumuhamagaye uwo mubyeyi reka hari simukadi bamwanditseho ziri gukoreshwa n'abatekamutwe zigwa kandi wowe uri umutekamutwe gateka inyanya ko ku rugari ati shahu ngende ngira ngo ngiye gutangira gahunda ngira ngo hapfiriyemo imbeba kandi hari abakobwa rwose bagenda yanakicara byonyine ubwabyo ukumva rwose hepfo hariyo umwuka uri guturukayo wagira ngo hapfiriyemo ipanya mw'abakobwa mwe mwakimenye mukanisukura mukanitawaza mugakoresha amazi muri ubwo bubuno bwanyu wa maco wa majwa we mama pe ukaju mama pe bagu uhita ufata uriya muryango mama pe fata umuryango hariya yakubajije ngo watarukanye n'umugore wamusubije ngo iki namubajije nimba se yakebana na nyina
ibintu ugasanga abasore abagabo bakiri bato cyane cyane ku cyumweru uzitegereze no mu makorari icyo bita za ruhaya usanga yateretse ubwanwa bugeraho icyo bita ubwanwa hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza neza wamusuza turaho ngo shahirwa umugabo uzagushaka ukabona ni ihene y'izuba neza neza. impamvu dufite izi telefone yakaracyajya mu ndaya ayiguza aka kanya bahita bayimwiba. urabona nk'iyi telefone uyisize ahantu nta muntu wayikwiba. iyi ngiyi ntawayikwiba ariko mfite smartphone ibura icyo nkubwiye cyo mbwira n'abanyarwanda bose mfite smartphone ni izina ry'Imana ntabwo nayimara na kabiri. Ninde wazamberera ukambumuza ko nyokobuja sha oya bose ninda niba ari mabuja mayi ntabwo namubomora ngeze na kameramani byaranze agasha ariyo ukunda ayo mazi ngiye aya rubine yose nakwimwe sinangombwa guteka kuko agera nubwo bavuga ngo abarimo utuyoka tugera mu nda tugahura n'iyange yabaye ikigugu imaze imyaka 50 n'ingahe kayirya vuba uri umugore n'abavuga nka radiyo ya kera yajyaga gufunga muzi akantu kabagamo kavugaga ngo twera gifunze hari umuntu abatunze umugore uvuga gutyo. umugabo w'Inyanza we yatahanye grenade azi ko ari iteke. nzabikora nyine n'amavu nkubwengo kubera kuri imbwa reka abantu badufashe urimbwebwe kanyo urimbwa icyatumye nkukunda nuko nashobewe nkabura umugabo. hari umupolisi ugenda nabi mu muhanda rimwe araza arahagarara amugezeho ndihengeka mucondo amazi ariko afande tuvugisha ukuri baguhaye ranka bakongeza uyu muhanda ku buryo uvuka uhagararamo twe ntitugende ati arandeba araseka azunguza umutwe atuma baresikoze ubangamiye rubanda genda ukuremo imyenda tumenye ko ari umuturage wananiranye duhamagare polisi. ureke kwitwaza imyambaro wowe baguhaye imyenda yo kuturinda none urimo uratubuza agahenge va mu nzira araturika araseka nyine aramubwira ati siporo batumbabarire pe ati n'abari inyuma bambabarire genda nyine va mu nzira tugenda aragenda. Ndeka mazi kubaze wowe utangiye kunywa kacyayi ka mukaru ese ndi umugore wawe ndi umugore wawe ra abonye ufite ibiraba hano inyuma ushobora kuba yarabyaye muvanye umwarabyaye urakarabirana nkureba genda karabirana mu isanduku uregere senti ukundabana ry'umuziki iki kibuno nkibonye vuba ahangaha nta mwaka wari washira ni vuba ahangaha nkibonye hanyuma ariko se mwaye ubwo rero ubwo wasanga nanone bavuga bati ibi ni mugomba kuza hano kuri polisi mukatubwira ibyo mwakoraga. Isa ntabwo uri umusiramu niwe ndagapfusha rukabaze na Haruna twazanye. niwe Haruna ni njye Haruna. haro assalamu alaykum nari kumwe umusiramu habura gato abiteganya utegetse ntabwo ndabire yanditse sumubyanditse tubyo babwiye kibabaye njyewe Sayimara Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko y'u Rwanda amategeko ateganya njyewe Sayimara Jean d'Amour Sayimara Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko
Njye Sayimana Jean d'Amour. Njye wayirika The Ben rwose ari kumwe na Pamela rwose mu buriri. Pamela ari kujya shima muri buriya bwanwa bwa The Ben rwose shamana.